Hari amakosa menshi ukora mu gihe urimo gusenga. Rimwe na rimwe wabona ibisubizo bitinze ukagira ngo Imana yakwihoreye cyangwa se ntabwo ikuzi. Tugiye kurebera hamwe amakosa 10 ukora igihe urimo gusenga. Tudatinze tugiye gutangira n'ikosa rya mbere. Ikosa rya mbere ukora igihe uri gusenga ni ugusenga udafite kwizera. Abantu benshi basenga badafite kwizera yuko ibyo basabye Imana izabibaha. Yesu ubwe yaravuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 21:22 ngo kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Rero ikosa rya mbere ukora ni uko usenga udafite kwizera. Ikosa rya kabiri ukora mu gihe uri gusenga ni ukudasaba mu izina rya Yesu. Hari abasenga ariko batavuga mu izina rya Yesu, kandi niwe nzira yonyine iduhuza n'Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14:14 niho hatubwira ngo nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Iri kosa abantu benshi bararikora ryo kudasenga ngo basenge basaba mu izina rya Yesu. Ikosa rya gatatu, gusenga nta mwuka cyangwa umutima wicishe bugufi. Imana niyumva amasengesho y'umutima wiyemera cyangwa wishyira hejuru. Nusenga mbere ya byose ujye uca bugufi mu mutima, kugira ngo Imana none ikureba ibone yuko umuntu waje ayisanga afite umutima umenetse, afite umutima uciye bugufi. Icya kane, kudasenga ukurikije ijambo ry'Imana, gusaba ibintu binyuranyije no gushaka kwayo cyangwa bitajyanye n'ijambo ryayo. Ibaze nawe, ese iyo usenga udakurikije ijambo ry'Imana, amagambo usenga uyakura hehe? Ni hahandi usanga uri kuvuga amagambo anyuranye n'ubushake bw'Imana. Icya gatanu, kugira inzika cyangwa kutababarira abandi. Yesu yavuze ko niba utababarira abandi, nawe Data wo mu ijuru atazigera akubabarira. Ngayibaze gusenga usaba Imana imbabazi, nyamara nawe udafite kubabarira mu mutima wawe. Abantu benshi basenga ariko badafite kubabarira mu mitima yabo. Iryo ni irindi kosa abantu benshi bakora cyangwa se ukora iyo urimo gusenga. Banza ubabarire mbere yuko nawe usaba imbabazi. Jya ubanza ubabarire abaguhemukiye, kabone niyo baba batagusabye imbabazi, wowe utegetswe kubabarira kugira ngo isengesho ryawe rizamuke rigere ku Mana. Icya gatandatu, kudatekereza cyangwa kutita ku byo uvuga. Gusenga uvuga amagambo menshi nta gushishoza cyangwa gutekereza ku byo usaba. Abantu benshi cyangwa se hari igihe umuntu asenga ugasanga ari gusenga ariko atarimo kwita ku bintu ari kuvuga gusa, akavuga amagambo ayasoberekeranya ariko atabasha gutekereza ku bintu arimo kuvuga. Iryo niryo ni irindi kosa mu gihe uri gusenga ukwiye kwirinda. Abantu benshi bararikora ariko nawe urarikora mu gihe uri gusenga, ugasanga uri kuvuga amagambo menshi yagiye asoberekeranye ariko utabashije gutekereza ku kintu uri kuvuga. Icya karindwi, gusenga ushaka kwiyerekana cyangwa gushimwa. Iri ni irindi kosa ukora igihe uri gusenga, ugasanga uhagaze imbere y'abantu nyamara iwawe mu rugo ukaba utasenga ngo usenge nk'uko ukwiye gusenga, ariko wagera imbere y'abantu ugashaka kwerekana ko uzi gusenga, ugashaka kwerekana ko urenze mu gusenga, ugashaka kwerekana ko ufite ibintu bikaze mu gusenga, ariko iyo ugeze ahiherereye reka ibyo nta wabikubaza. Rero iryo ni irindi kosa ukora mu gihe uri gusenga. Ntabwo ukwiye kwiyerekana cyangwa se kwereka abantu yuko uzi gusenga cyangwa se ushaka kwerekana yuko ushimwa. Iryo naryo ni irindi kosa ukwiye kwirinda. Ikosa rya 8 ukora iyo urimo gusenga, kudasenga bihagije cyangwa gucika intege vuba. Hari igihe usenga ugasanga igihe kimwe ufite imbaraga mu gusenga ariko ikindi gihe ugasanga warazimye ntugishaka gusenga. Iryo naryo ni irindi kosa rikomeye cyane ukora mu gusenga, rishobora gutuma amasengesho yawe atazamuka ngo agere ku Mana cyangwa se ngo akore icyo yakwiye gukora. Amasengesho adahoraho atuma udatera imbere mu mwuka. Icya 9, gusenga udafite umutima wo kumvira Imana. Niba uzi icyo Imana igusaba ariko ntugikore, ibyo usaba biba bitagira agaciro imbere y'Imana. Ese kuki ushaka kumva yuko wasaba Imana ikaguha ariko yagusaba ntuyihe?
iryo naryo n'irindi kosa ukora mu gihe urimo gusenga. Icya 10, kudasengera mu mwuka wera. Umwuka wera niwe utwigisha gusenga uko bikwiriye. Ni ukuvuga ngo iyo udasengeye mu mwuka wera usenga ibintu bihabanye. Uko niko n'umwuka udufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 8:26 bivuze iki? Bivuze ko umwuka wera niwe utwigisha gusenga. Rero udafite umwuka wera ibyo usenga biba bihabanye. Niyo mpamvu rero ukwiye gusengera mu mwuka. Ayo niyo makosa 10 ukora iyo uri gusenga. Tangira ibitekerezeho urebe wowe ikosa rikugonze ubutaha mu gihe uzaba urimo gusenga uzashakisha uburyo urikosora. Ndabashimiye kuba mwaduteza amatwi kandi mukamukurikirana ibiganiro byacu. Kora subscribe, ukore like ndetse na comment kuri Pastor Ibaho Official. Imana ibarinde.